ni nako mbitekereza ko bitaza kumugwa neza keretse nagira amahirwe bosi we akaba ari serious cyane kandi nawe akaba adasaba umunyu ndetse imiryango abandi bakomanga nawe akaba yayikingurirwa adakomanze umwanya munini cyangwa nawe akaba yayikomanga igafunguka ngo bashobora kuba selection y'amagambo yakoresheje itari nziza yaragiye gutoranya nk'amagambo ntibimworohere agahitamo amagambo aremereye gusa uriya iyo bari kuvuga ngo umuntu ari overrated ntabwo n'ubundi bakuyeho karetinga kuko hari n'abantu bataretinze hari ibintu twajyaga tuvuga ngo umuntu ari unclassified watsinzwe babuze aho bagushyira umuntu noneho hari uburyo asanga umuntu ngo ari excellent sibyo excellent izamura hejuru ari excellent munsi ye très bon sibyo munsi ya très bon hari bon munsi ya bon assez bon munsi ya bon médiocre munsi ya assez bon médiocre sibyo ya assez bon médiocre médiocre ni échec noneho uri kumva umuntu avuga ngo ari overrated ntabwo yagushyize muri mediocrity hari ibyo wakoze bigaragara sibyo ariko barabikabiriza bagushyira ku rwego utariho utagakwiriye kuburiho kandi nimba narumvishe neza ngabo ntabwo yibasiye Tom Close mu bindi akora byo ku ruhande ni kuri aspect y'umuziki gusa ashobora kuba abona nyine hari urwego abantu bamubazeho mu muziki ariko ataruriho igitandukanye uyu munsi ntabwo ari Tom Close wirwaniriye ariko si ubwa mbere havutse intambara y'uko umuntu atemeye umuziki wa Tom Close mu Rwanda. Tom Close dushima kuri discipline afite rekoro y'uko ari we muntu wenyine mu bahanzi mu Rwanda wasitominze radio mu kiganiro atatumiwemo. Ntabwo ndi umuhanga mu muziki ariko hari ibyo nshobora gukundira indirimbo ibyo nkubwira biri person nemera ko atajya yandika ubusa. Hari abahanzi nzi benshi mu Rwanda bandika ubusa. Rero ngewe ndumwe muri abo bantu ku rurimi numva ibyo wanditse nshobora kubyitaho. Nshobora kumva umuziki we nshaka kumva inyandiko. Ariko mu buryo bwo kumva ngijwi noneho umuntu burya aririmba ntabwo ashobora kumbera amahitamo ya mbere. Yego amahoro y'Imana bane namwe bakunzi ba One Nation Radio, Radio Diaspora y'u Rwanda, ijwi rya Diaspora y'u Rwanda. Reka ngerageze nanjye ijwi ndizamure mvuge nk'umukada. Ya wiriwe neza Yves, ni byiza cyane ko gukorera hano umukada ari ni ibibazo. Cyo kwisanga nawe wavugiye kuri ritime ye. Uriya mugabo agira courage kabisa. Muri ya minsi ya animation kuri ya radio ya kera ubona animation ari ikintu gikomeye. Umukada kabisa yari kuza hari forma za radio kera zabagaho abantu basi ko gukora ikiganiro kiza ari ugusakuza umuntu nyine bavuga ngo ngaranima cyane yanima umuntu akagivugira hejuru no guturika ariko hagera igihe abanyarwanda uko batangira kugenda bakunda ibintu by'ubwenge abantu batangira no kuvuga batuje kandi ukavuga ibintu abantu bakabikunda one ukabashyiramo pregnant pause ntabwo byashobokaga mu bihe bya kera. Iriya toyiwe rero nanone ku mbuga nkoranyambaga muri no minsi irakora. Uzacunge mu bantu bakora ibintu bitari geopolitike bibiri sociale cyane na showbiz. Abantu benshi bavuga kuri izo asanga bagira n'ama very generation maremare cyane rwose. Abantu barabikunda rwose. Abantu barabikunda habamo byinshi. Ni byinshi byo kuganira nawe Yves, ni byinshi byo kuganira nawe mu busesenguzi bwawe udufasha buri munsi. Hage naragushimiye. Buri munsi urashimye simba nzi nimba ubukomeje ariko reka nogere gushimira rukuri kubara nawe n'ikintu gikomeye cyane kandi mukomeje no kuri bari byo ni byinshi bihari dusigaye tuganira ibintu byose rwose politike dusigaye tunavangamo na showbiz nubwo nabonye showbiz muri vinsi nayo imeze nk'aho yabaye politike handi tubigarukaho ari uko hari ibintu byateje ikibazo gikomeye tukagaruka kuri Kensi hari ibyo yavuze ntitubihuze na siporo ariko tukabiganiraho rusange nk'abanyarwanda fata ku mavuta yakatiwe arasida ibintu byo muri showbiz ariko tukabiganiraho hari n'ibintu byinshi biba bihari. Hari umunyamakuru witwa Ngabo Robin
n'undi witwa Tycoon afite ikiganiro abaza abantu ibyo atekereza ku muntu, akakwereka ifoto, turamuvugaho iki mu bitekerezo bitatu. Hari ikiganiro aherutse gukorana na Robin, ndi kubara Tycoon, amwereka ifoto ya Tom Close. Sinzi niba ufite amasegonda abiri nkumvisha ibyo Ngabo Robin yavuze kuri Tom Close. Ibintu navuga kuri Tom se ni byiza kubivuga onera cyangwa nturike nivugire. The most overrated artist mu mateka y'umuziki w'u Rwanda, yarakabirijwe. Tom Close yabeshya abantu. Tom Close yatwaye Guma Guma, abantu batera amawinduru ziravuga, ariko si ikibazo cyo kuba yaragitwaye. Tom Close usubiyamo indirimbo yakoze za 2008 kumva ntabwo zari nziza, sinzi ukuntu byagera, zakinwaga zonyine abantu bakazumva bakazikunda, ariko ntabwo zari indirimbo nziza. Tom Close nicyo kintu cya mbere muziho. Ibi nibyo yavuze nyuma yo gutangaza ibi ku mbuga nkoranyambaga, ku mbuga harya umukuru w'igihugu azitwa gute, azita nkusanyamakuru, gutyo ku mbuga nkoranyammakuru cyangwa nkoranyammakuru. Yarikoroje, abantu benshi bahise batangira gupostinga amafoto berekana ko bari kwifatanya cyane na Tom Close, barimo nka David Bayingana avuga ati kigira Tom Close umuntu w'ingirakamaro cyane wazanye impinduka mu muziki nyarwanda ni ugufatanya kariyeri ebyiri, kuba umuganga ndetse no kuba umuhanzi. Ati gufatanya ibyo bintu birimo ubwenge ndetse agashyiramo no kubikora neza, akabishyiramo no kubihangamo udushya ndetse n'urukundo abifitiye, byose byamugize icyitegererezo ku banyarwanda bakiri bato, yerekana ko hari umuntu yakurikira, yakora neza mu ngeri zitandukanye. Urumva, one can pursue excellence in multiple fields, agatanga kandi n'umusaruro ku gihugu cye, ndetse while contributing meaningfully to national pride and identity. Ntabwo ari David Bayingana wenyine, hari n'abo bita banita Pendo, urabazi, twese dukora akazi kamwe, turahura cyane rwose. Bashyize ubutumwa kuri Tom Close ubona ko bari ku ruhande rwe, ati mumenya bwa mbere nahuye nawe kuri Primature mu ndirimbo yakoreraga shooting, simbyibuka neza gusa iyo video yarimo MC Tino, ati nazanywe na manager Muyoboke Alex, ati banshyire muri video, nuko Tom Close yarambonye aranyitegereza ati uyu wapi ni muto mumureke, bankatira gutyo. Ubwo babahinduye location bajya Nyarutarama Center, ndabakurikira ngenda n'amaguru ngerayo ndeba uko bakora iyo video, nyuma nditahira. My point is, nyuma yaho nakomeje kureba imikorere ye, mbona n'umuhanga mu byo akora byose, akwiye kubahwa 100%. Umuntu ukinisha kumenyera izina rye aba yarenze umurongo ndetse no kwigiza nkana. Ati icya mbere yakoze mu gihe benshi batinyaga gukora, icya kabiri ahesha amashuri ye agaciro, icya gatatu ni umugabo utanga inama zubaka ku bato, icya kane ni urugero rwiza rw'uko kuba icyamamare ufite discipline bishoboka, icya gatanu urugero rwiza rwo kudacika intege, icya gatandatu akomeje kubaka ibigwi. Ni benshi rwose, ngiye kugusobanurira buri umwe icyo yavuze cyaba ari ikindi kiganiro. Hari abo bita bamuyoboke Alex, nabo n'abahanzi rwose, nabo ubona bavuga bati Dr. Tom Close aka Dr. Muyombo Thomas aka Tom Close, you deserve your flowers, ukwiriye guhabwa indabyo rwose. He's a living legend, ni umunyabigwi muri muziki nyarwanda. Reka nkwibutse wowe utaruhari, nawe uhari ariko ukaba wirengagiza umusanzu ndetse n'ubuhanga, urukundo, umurava yakoranye, bigatanga inspiration kuri generation iriho ubu. Reka nkwibutse ko byinshi turimo ubu kubona ari we wabitangiye byose kandi abifatanya no kwiga medicine, ubuganga. Tom Close yakoze collaborations with numerous international artists, yakoranye indirimbo nyinshi n'ibyamamare mpuzamahanga, abimurira abandi, yabakinguriye imiryango hanze y'igihugu. Yakoranye na Sean Kingston, General Ozzy, Radio and Weasel, Big Fizzo, Professor J. Tom Close yaririmbanye n'abahanzi mpuzamahanga nka Shaggy, bivamo kugirwa brand ambassador wa MTN ndetse aba umuhanzi wa mbere utewe inkunga na MTN. Tom Close niwe watsinze competition ya Primus Guma Guma Superstar. Tom Close niwe watsinze Salax Award bwa mbere as the best artist mu mwaka 2008, 2009, 2011, best video, best R&B, best song ever. Tom Close ni byinshi.
niwe wakoze album bwa mbere mu Rwanda bimburira abandi nabo batangira gukora imizigo yabo. Tom Close Munyana mu njyana twari dufite icyo gihe yinjiranye R&B atinyura barumuna be The Ben na Meddy King James n'abandi. Tom Close 2014 ni umwe mu bahanzi bifashijwe bazenguruka igihugu bamamaza umukandida wa FPR Inkotanyi His Excellency Paul Kagame. Tom Close yahinduye byinshi byatumye uyu muziki nyarwanda uri modern ukundwa. Yakoze byinshi byafashije impano gutinyuka bagakora good music kuko yaberetse ko byose bishoboka. Yakoze byinshi cyane akwiye gushimwa. Indabo ze thank you doctor, you deserve maximum respect. Ati NB izo ndirimbo za Tom Close rwose zimaze imyaka irenga 15 wowe wari uhari zikwibukije iki? Mbibutse ko nta Facebook na Instagram nta Twitter nta WhatsApp nta TikTok n'ibindi byinshi byari bihari ni byinshi rwose. Ubona ko ku mbuga nkoranyambaga iyi ngingo yarikoroje baravuga bati Tom Close sigaho wikinisha izina Tom Close ni izina ryari rihari imyaka n'imyaka. Tom Close is a living legend mu magambo y'abantu benshi rwose. Ubona ko Ngabo Robin kuba yavuze ku cyamamare ahari urabona ko atorohewe rwose. Ni nako mbitekereza ko bitaza kumugwa neza. Keretse nagira amahirwe boss we akaba ari serious cyane kandi nawe akaba adasaba umunyu, ndetse imiryango abandi bakomanga nawe akaba yayikingurirwa adakomanze umwanya munini, cyangwa nawe akaba yayikomanga igafunguka, akaba afite nyine ubwo bushobozi bwo kuba yarwana ku mukozi we cyangwa akamurinda. Dutunga types z'abakoresha. Hari umukoresha ashobora guhamagara 3 za mu gitondo bati ntibirenze 5 utaramwirukana akakwirukana 4. Hari n'undi mukoresha bashobora guhamagara bakamuga ati mwirukane, yaranafite gahunda yo kukwirukana ahubwo bakabakongera igihe cyo gukora. Birajyana n'umukoresha we. Nibwira ko araza guhura n'igitutu kirimo cyo ku mbuga nkoranyambaga, kirimo n'icyaha akora n'ibindi. Ntabwo mbimwifurije ariko obviously ntabwo byoroshye. Reaction yanjye rero kuri ibi bintu, abavuga ibi ndabumva. Urebye amazina ni profile ni bande, n'abantu bari kumwe na Tom Close muri urwo rugendo, bamwe muri bo barimo. Nimba hari naho yageze ku kasongero, bishobora kuba ko hari amatafari bamushyiriyeho. Nanone ahabereye, nimba ndi bukoresha igitangaza, ahabereye umuntu munini kurenzaho, umunsi uyoboye icyo nakita ikigo gishinzwe gutanga amaraso mu gihugu, burya ubu uri umuntu munini cyane. Ubu uri umuntu munini cyane. Ejo wanayobora RBC, ejo wanayobora Minisante, ubu ugenda uzamuka neza cyane. Nibwira ko uyu munsi ashobora gupayinga back mu buryo buri indirect. Yego. Batakubeshye. Uyu munsi ukeka ko habonetse kope yo gukora indirimbo ijyanye n'ubutumwa bwo gutanga amaraso cyangwa ibindi nyine. Ufite abanyagatolika nibo bajya basenga bavuga ngo bakajya babwira abatagatifu n'abandi bageze mu ijoro ngo babasabire. Nuko iki barabizi ko bo gusaba bari hano bishobora kugerayo bitinze, ariko already bafite abantu bariyo babo. Ubu ahari ni heza, hari imiryango myinshi yakomanga ishobora gutuma cyangwa yakingurira abantu ishobora gutuma paying back nimba bo hari ibyo bamufashije. Yego. Kubireba rero gusa ngo ari kumwe nande bamurwanaho ni bande bimeze gute, ntabwo nabyo byaba bihagije. Yego. Reka mpere ku bintu byiza kuri Tom Close, mpere kuri Tom Ngabo muzeho nyuma. Tom ntabwo ari Tom Close gusa. Tom ni na brand, ni ikigo cy'ubucuruzi. Uriya abantu ntibajya babyumva mu buryo bworoshye. Umara imyaka myinshi uhasoringa urwana n'ibintu runaka. Iyo wamaze kumenyekana, ukamenyekana mu buryo bwiza, yego, burya uburyo uzwimo buracuruzwa. Ndakubwiza ukuri ko uyu munsi wamwishyura aze akuganiririza abantu, wamwishyura aza kuririmbire, yavamo ibintu byinshi. Uyu munsi iyo urebye imyitwarire ye, ibitekerezo atanga ku mbuga nkoranyambaga, ejo bamugize nka minisitiri w'urubyiruko, ntabwo byagutungura. Ejo hari ahageze nyine heza, ni brand nini. Uwo muntu rimwe na rimwe kumuvugaho ikintu kiri negatifu, yaba we yaba abamukunda yaba amwegereye, hari igihe bahita bibuka bya byuya na zanzira bakanabitekereza nk'imigozi ishobora gukurura ngo none umuntu adatera intambwe imuduza
imuganisha hejuru y'aheza yarari. Ku rwego kuba Tom yabifata nabi, entourage yabifata nabi, ntabwo mbifata nk'igitangaza rwose. Ndabyumva nyine, he's a brand, ni umuntu munini cyane mu gihugu, ni umuntu mugani w'ingirakamaro muri byinshi, umuhanzi uririmba, muganga, kamite muganga, ndeke kuvuga ngo ayoboye ikigo cyo gutanga amaraso gusa. Ni umuntu uyu munsi mvuga ngo nkurikije imvugo nziza ze bibe ku mbuga nkoranyambaga n'ibiganiro atanga, ushobora kuvuga ngo ni motivation speaker ku ruhande rumwe. Nta nubwo wagira ko biriya nta shoramari ririmo, niyo miziki ntabwo yagiye ayikora muri studio bayimukopye, ni amafaranga aba yagiye ashyiramo. Rero ni nk'uko umuntu yajya kubona bakoze produit y'icyo kunywa runaka, ukabona abantu bari kugikritika, bitabumva ko ari igitero bagabye kuri kampani. Abo rwose umujinya no kurakara no kutabyumva kimwe na Ngabo ndabyumva, kandi muri uwo murongo ndabyumva. Ako se ntari kuvuga ngo yarengereye umuntu nka Tom Close watangiye music muri 2008, wakoze indirimbo nziza. Urumva ukuntu yavuze Tom Close ni most overrated artist in Rwanda, bizikiye twayumvaga yonyine ariko nta kirimo. Paraphrase ibyo yavuze, ndi kuvuga Ngabo Robert, abantu baba bati ntiwarengereye umuntu ukoze music imyaka irenga 10 nafatanya kariyeri ebyiri, gukora kwiga amasomo ye no gukora ubuganga ndetse no kuririmba. Umuntu watwaye Primus Guma Guma superstar, umuntu wakoze indirimbo n'ibyamamare mpuzamahanga, kumuvuga kuriya si ukurengera, si ukutwara ibintu koko wirengagije ukuri byabaye wenda kubw'inyungu zindi ziri ku ruhande. Sinzi nimba abantu bagiye muri ibyo byose ari ukurengera brand ya Tom cyangwa ari ukurengera umuziki we, ariko nabyo bidasigana, cyangwa niba ari uburyo yamaze kuba igiti cy'inganzamarumbo nyine bijyanye n'ibyo byinshi akora. Ndakumenyesha ko uyu munsi Tom ashobora kuba atasohoye indirimbo ariko akakunyura mu matwi kubera ubutumwa yanyujije kuri X kandi bupika. Tubari nk'ubushize mu gihe umubano w'Ububiligi n'u Rwanda wari umeze nabi kurushaho, mbere gato yuko ducana umubano. Bashobora kubona yasubije nka Maxime Privot, ushobora kubona umuntu kanaka w'umunyamahanga yanditse nabi u Rwanda, Tom yamusubije. Babonye wa muhanzi w'umukobwa muri Nigeria bamwita Thames Banza, wundi wari ugiye kuza mu Rwanda akabisubika. Tom yari yahagurutse ati twikorera igitaramo nk'u Rwanda twesha agaciro, ngo kitabaye. Idea nari nanashyigikiye, nimba ntanibeshye ubanza icyo gihe nari nemeye contribution, kandi sinkoresha imbuga nkoranyambaga cyane. Ubanza icyo gihe ubwo nari navuze ntahari aha nanjye abantu nagira abo ngurira amatike. Hari ubwo buryo arimo munini gutyo ukuntu. Yego. Ariko noneho apari y'ibyo mvuga ngo bishobora guhagurutsa abantu, ntabwo ndi gushaka kurimira ibisinde kuri Ngabo. Ndabivuga kubera izi mpamvu. Ngabo ashobora kuba selection y'amagambo yakoresheje itari nziza. Yaragiye gutoranya nk'amagambo ntibimworohere, agahitamo amagambo aremereye gusa. Uriya iyo bari kuvuga ngo umuntu ari overrated, ntabwo n'ubundi bakuyeho karetinga, kuko hari n'abantu bataretinze. Hari ibintu twajyaga tuvuga ngo umuntu ari unclassified, watsinzwe babuze aho bagushyira. Umuntu noneho hari uburyo asanga umuntu ngo ari excellent, sibyo? Excellent izamura hejuru. Ari excellent, munsi ye très bon, sibyo? Munsi ya très bon hari bon, munsi ya bon assez bon, munsi ya bon mediocre, munsi ya assez bon mediocre, sibyo? Ya assez bon mediocre, mediocre ni échec. Noneho uri kumva umuntu avuga ngo ari overrated, ntabwo yagushyize muri mediocrity. Hari ibyo wakoze bigaragara, sibyo? Ariko barabikabiriza bagushyira ku rwego utariho, utagakwiriye kuba uriho. Kandi nimba narumvishe neza Ngabo ntabwo yibasiye Tom Close mu bindi akora byo ku ruhande, ni kuri aspect y'umuziki gusa. None mutanze ibitekerezo bitatu, icya mbere nuko bamukabiriza, icya kabiri amushimira discipline, icya gatatu amushimira wayishidikanyeho yaba ari ukumwanga, amushimira education ye ku buryo yize kabasha no gufasha igihugu na contribution y'igihugu. Yego. No kuvuga ngo ikintu cyonyine yanenze umuziki. Ako Tom Close tumuzi nk'umunyamuziki mbere yo kumenya nk'umugabo. Yego, nibyo byose abirimo.
noneho turebe umuziki tuvugisha ukuri ubu hano ducuranze turi muri nubwo ntaza kuvuga amazina y'abantu bose turi kumwe hano ariko turi bane hano ducuranze buri wese yakora playlist iryohera buri umwe umuziki abantu ashobora gukunda umuziki sibyo n'abandi ashobora gukunda umuziki uyu nge nkakunda uyu nge nkakunda uyu nge nkakunda uriya agakunda uriya mu gusesengura wa muziki umuntu ashobora kuzamo n'amarangamutima y'imiziki akunda hari umuntu mu muziki akunda imyandikire adashobora kumva indirimbo zitanditse neza hari umuntu ukunda injyana akaba azi ngo yumva rock ubuzima bwe bwose hari umuntu ukunda hip hop akumva yahaguruka akanayirwanira sibyo hari umuntu ukunda ama old school hari umuntu ukunda indirimbo hit yose indirimbo isohotse yose aba yizi usanga n'izi mbuga zindi zishobora kugufasha kumenya hit n'indirimbo iri gutrendinga muri ibi bice ariyazi kategori ntajya mbarizwamo ngewe hashobora kuzamo n'amarangamutima y'imiziki cyane rwose bigatuma indi wumva ko ari mibi washobora nko kugera iwawe ugasanga wikundira hip hop old school ni urugero ndakurahiye ibyo simbi nkunda hip hop mbasha kumva ibyo baririmbye noneho uvuga ngo old school z'abanyamerika ngo ni twaza ugasanga uri kwikinira Buddha uri kwikinira Jay uri kwikinira ibyo bandika ndabyumva bobo rwose kumva niyo ushatse noneho waza ugasanga undi hari uri kumvira ba Ken Keshat undi ariyumvira ba Logan Joe kandi n'uburenganzira bwe buri mwaka aba yadefininga igitekerezo cy'uko ashaka mu gukora iryo sesengura rero umuntu ashobora kuyoborwa n'ibyo akunda ashobora kuyoborwa n'ubumenyi afite ku muziki ashobora kuyoborwa n'amakuru afite ava ku bandi bantu bafite bwa bumenyi cyangwa bazi ibintu runaka ashobora kuyoborwa n'ibintu bitandukanye ibyo nabyo ntidukwiriye kubyaka agaciro ntabwo dukwiriye by the way nisegurano niba ndi kuva ibyunzwe mfite ubwoba ko biri kugaragara kuri kamera hari imiti ndi kunywa ishobora gutuma amera gutyo Paul Santo yego niba ari uko nguko bimeze rero ngo bakavuga ngo ari overrated ashobora kuba abona nyine hari urwego abantu bamubazeho mu muziki ariko ataruriho igitandukanye umunsi ntabwo ari Tom Close wirwaniriye ariko si ubwa mbere havutse intambara y'uko umuntu atemeye umuziki wa Tom Close mu Rwanda Tom Close dushima kuri discipline afite rekoro y'uko ari we muntu wenyine mu bahanzi mu Rwanda wasitominze radio mu kiganiro atatumiwemo kuko muri icyo kiganiro n'undi bari kuvuga ibitamunyura umuziki we ndabyibuka neza cyitwaga The Red Hot Friday Night cya DJ Adams cyabaga kuri City Radio bisobanuye twibutse ukuntu byagenze ngabo abantu ndabyibuka ariko abanyarwanda twese ntabwo nshaka kubyibuka neza ko nakundaga kucyumva cyari ikiganiro habaga cyari kuwa gatanu Tom Close ukuntu yahageze atatumiwe nibyo numva bari kumunenga nimba mbyibuka harimo DJ Adams harimo na Pifla bavuga yuko imiziki ye idafite umwimerere gushishura n'ibiki atari umuhanga azamo sibyo no kuvuga ngo nta nubwo ngabo ari uwa mbere no kuvuga muri icyo kiganiro niba byibuka neza Tom Close we yaracyumvise mu rugo bimwanga mu nda yego afata imodoka araza kuri City Radio arinjira cyangwa yaraje na moto ariko yaraje iyo nzira gato turi kwishushanya sibyo araza icyo nshaka kukwereka ndashaka kuvuga ko atari ngabo ubaye wa mbere ubwo yatwaraga Guma Guma habaye nabwo ibintu bitaba kenshi mu muziki w'u Rwanda abantu batera amabuye ubundi ibyo bintu bijya bikorwa n'abafana ba Rayon nabo mvuga ngo ni indwara bakwiriye kuvurwa ariko nimba mu muziki harabaye ikintu kibi cyabaye kuri icyo gihe sobanura iki nabwo abantu ntibemeraga bamwe kari we wa deservingaga icyo gihembo bashaka Jay Paul kari ugitwara niwe wari popular uko wabisobanura ngabo azanye unpopular opinion ariko iri engraved mu mitima y'abantu bamwe bivuga ngo ashobora kuba yakoze selection mbi y'amagambo akoresha ariko icyo avuga asangiye ukwemera n'abantu benshi ngewe ukubwira Tom Close ndamwemera muri discipline mbona yanavamo umuntu abantu bakwiriye kwigiraho ibintu byinshi muri in terms of patriotism gukunda igihugu no guhagurukira kukirwanirira kugitarama mu gihe abandi bagitaramana nabyo rwose aho ndahamubona nkabona indabyo zazikwiriye n'umuziki ngewe ndi n'umu artiste nuko ntafite ibihangano byinshi cyangwa se impano ihanitse shobora kumenyekana ikagira iki ariko nanjye mfite ibihangano kimwe bibiri bitatu cyangwa bine nagiye studio ndishyura nkabikora nzi uko bivuna gufata igihangano ukacyandika ukajya studio ukagisohora n'amafaranga gitwara nzi nuko bibabaza kuba
umuntu yaza gukina avuga ngo bya bintu ntabwo bikaze cyane. Ariko reaction z'abantu nabonye ziri farushe cyane, zirakomeye. Ngabo tubyemere, Ngabo ni umujene. Ngabo ni umujene cyane, ni umuntu ukiri muto, ashobora no kwivugira ibyo bintu mugani ngo yatwitse n'ibiki. None njye impungenge nagize niziye, sibyo? Ndakumva. Niba ku muhanzi kuvuga ko ari overrated, bishobora ku backfiringa gutya ku muhanzi, kuko ntiyamuvuze nk'umuyobozi ngavuga ati kiriya kigo bamuhaye cy'amaraso he didn't deserve it, bari kugiha undi, sibyo? Ntabwo yamunenze ngo kuri X ubutumwa ashyiraho bumeze gutya na gutya. Ukivugira ku bijyanye n'umuziki, tuzi imibereho ya gihanzi, tuzi ibitangazwa ku bahanzi, tuzi iki. Wajya kubona, sibyo? Ukabona noneho we navuze ngo kuri inshuro ntabwo ari we wirwaniriye, yarwaniriwe n'abandi, ukabona bivuyemo ikintu kinini. Hahandi n'umunyamakuru wavuze ibyo bintu ashobora kujya kuri pressure no kuza kwisegura, ahubwo byaba ngombwa abo wamukoresheje ikiganiro bikaganisha abo baza kwisegura. Kuko umuntu yivugiye gutya ati rwose uburyo abantu bamwemera ni igitekerezo cyanjye, ni ari overrated. Pe nanjye ntabwo mbona hari cyubahiro ntakubeshye ngomba Tom Close, ntagomba abahanzi benshi mu Rwanda. Kubera ko ni wa muntu nyine washaka icyo umunenga, uko kuba utakunda umuziki we, washaka icyo umunenga kindi ukakiba. Ako birasa nka nawe umuziki utawemera. Oya, ye nsanzwe mfite ibyiciro by'imiziki nkunda, sibyo? Uretse nawe n'aba bandi bakaze cyane hano mu Rwanda, harimo benshi nshobora kuba ntafana. Ushobora nko gusanga abahanzi mfana mu Rwanda nyine, rero kandi ibyo mfana ntabwo bisobanuye ko ari byo byiza. Ngiye kuvuga ngo umuziki wa Tom ni mwiza cyangwa ni mubi, byaba byiza nifashishije abahanga mu muziki. Ngiye nshobora kuba nkunda imiziki bijyanye n'ubumenyi buke mufiteho cyangwa amarangamutima. Cyo koza nkubwiza ukuri, mu Rwanda abahanzi bahabwa agaciro n'abahanga mu muziki bake nabajije, ntabwo ari bo bagakwiriye. Abenshi dufite abahanzi benshi hano mu Rwanda, umuntu witwa Nkandi Bumuntu bakubwiye ko ashyira ingufu nke mu muziki kubera yuko ari umuswa. Harushidikanya ku mpano yandi Bumuntu. Uza amazina y'abahanzi bari hano badafite agaciro hano. Mike Kayihura wamubonye mu bitaramo bingahe hano? Bike. Ako Mike Kayihura ubushyira ku ruhande, akora ibitaramo biri prive, n'abana bo mu Ngagari. Ntabwo ari ikibazo cyo kuvuga ngo ni ubugagari. Diamond, Mike Kayihura yageze ku rwego akora igitaramo nk'icya Diamond yacyanga muri BK Arena. Cyangwa uzi uko ugera ngo umuhanzi aba umuhanzi wa Rwanda, uzi igituma akora ibyo byo mu Ngagari. Kurayizinga kuri fame nanone bigenda beyond impano. Ntabwo ari impano gusa. Kuko Cristiano Ronaldo ntabwo ari mu bakinnyi batanu nabona bafite impano idasanzwe y'umupira w'amaguru, ariko ari mu bakinnyi batanu mu mateka ya ruhago bari successful. Ari no mu bakinnyi batanu barwanirira abantu bavuze ko ari overrated se. Cristiano ntabwo ari overrated. Ubivuze abantu bakisiga irangi, Cristiano ntabwo ari overrated. Icyo ndi kukubwira ni uko hari igihe working hard ikubita impano rwose ikayigandagura ikayishyira ku ruhande. Ntabwo ari ugukora cyane gusa. Uzi gukora ibintu neza abantu ntibaguha ikiganza. Uzi impano nyinshi zazimye kubera yuko zakoze abantu bakazima ibiganza. Ndanakubwiza ukuri umuziki mu Nyarwanda impano ziragaragara pe. Aho ntaragira icyizere ni muri production. Ariko kuririmba abanyarwanda bafite amajwi urayumva. Ariko ndetse wenda ukikora ameza kuri iyo ngingo najya twicara hano tukamena umuti tukavuga ikiganiro cyiza cyasobanura ibintu by'ubuzima bw'abanyarwanda, abantu ntibakirebe. Wajya kubona abantu b'abakobwa babiri birirwa bavuga ibintu bidasobanutse, ikiganiro kimwe kikagira 200,000. Uzi impamvu bimeze gutyo? Uzi impamvu bimeze bityo? Ni agenda setting. Niba umuntu naza kuvuga ibintu bishobora gufasha igihugu bicyubaka, abantu bari bumutera amabuye bakamutuka, ubivugiye bya bindi ntibanabirebye, ari igihe batanabirebe nyine na agenda setting. Bya bindi nimba bifite umwanya, ari nabyo nujya gucuruza ari bwamamazemo, ari nabyo n'umuyobozi wakagize iki nawe ari byo ari burebe, ntibifite isoko se ni bucuruzi. Agenda setting, abantu bahawe iki nibyo bakunze, biriya bidahari hakaba hari ibi nibyo abantu bareba, nabyo bakunda. So ahubwo tutadeviye nari ngiye kukwereka, urumbajije ngo nimba nanjye ntakunda umuziki we. Njyewe nagize bisa nkaho umuziki wa Dr. utawemera. Ntabwo mwumva cyane. Mu kwandika nemera ko atajya yandika ubusa. Ntabwo ndi umuhanga mu muziki, ariko hari ibyo nshobora gukundira indirimbo, ibyo nkubwira biri personal.
nemera ko atajya yandika ubusa. Hari abahanzi nzi benshi mu Rwanda bandika ubusa. Rero njyewe ndi umwe muri abo bantu, ku rurimi numva ibyo wanditse nshobora kubyitaho, nshobora kumva umuziki we nshaka kumva inyandiko, ariko mu buryo bwo kumva ngo ijwi noneho umuntu uburyo aririmba ntabwo ashobora kumbera amahitamo ya mbere. Ari ukuvuga ngo mfite umwanya wo kumva umuziki, mfite isaha imwe gusa, ntabwo ashobora kuba amahitamo yanjye ya mbere ku bahanzi nyarwanda. Ariko n'abandi benshi nuko wenda ari we tuganira na benshi uzi ngo barakomeye hano, ntabwo ashobora kuba amahitamo ya mbere. Hari abantu nyine mba nshobora kwihitiramo kandi atagezweho, atari guhitinga, nta ndirimbo n'imwe afite ihitinga. Ariko we kubera imyandikire hari igihe uba ukeneye kumva imyandikire rwose, imyandikire ntakubeshye, we ba Diplomate, ba Bulldog, n'aba bahanzi ba kera ba Rugamba bande, nshobora kuyitaho. Nshaka kwiyumvira ibiryoheye amatwi ntitaye ku myandikire, ntabwo yaza mu mahitamo yanjye. Ariko ndamwubaha uko mbikubwira, yaje mu muziki mu bihe byari bigoye. Navuga ngo impinduramatwara ziri mu muziki nyarwanda yazigizemo uruhare. Ariko tujye kubibara muri yazanye The Ben. Ntabwo ibyo bintu mbyemera. Ibyo bintu byo kumbwira ngo umuntu yazanye, hari ibintu tujya tugira bimeze nko kuryarya no gutwika ko na nk'umubosi yaguhaye akazi, uri kumva, kandi wabanje gukora ikizami mbere yo gukora akazi, ngo ariko ngo ni njye wakuzamuye. Kamone, wanzamuye hehe? Navaga he? Hari igihe umuntu ashobora kubona ko ushoboye ikintu runaka akakwifashisha mugakorana. Ubushatse ko nta bantu baba bafite impano zikabapfiramo batarabona umuntu babona ngo bashyire kuri spotlight. Ni nabo benshi. Ariko spotlight mu bintu bicuruza tubareka ari business twakoze ikakungukira mu buryo bwawe, nanjye ikanyungukira mu buryo bwanjye. Uzi ibintu nita ngo umuntu yakuzanye, ntajyaga ngerageza ibyo bintu, ntari mfite n'inzozi zo gukora ibyo bintu, ukaza ukandeba. Okay, yagufashije yego. Kandi nabwo ubwo kumfasha nyine naba wifashije, umubwira undi muntu umfasha. Wa muntu wanyishyuriye indirimbo nkajya studio, sibyo? Nkajya studio ya ndirimbo nkayikora ku mafaranga ye, wenda niyo atamfasha promotion cyangwa kanayimfasha, ariko not kumbwira ngo njye mu ndirimbo ye kandi mfite n'impano irutiye. Kuki se bitakitwa kunyifashisha? Yakwifashisha nk'aba manager bajya bazamura abantu bagatandukana nabi kubera bitari akazi. Ako se kuki mu kazi ibintu tubyita impuhwe? Umuntu mwagira ngo kandi ngo urabona namugiriye gutya ngo byagenze gute? Nimba ari business ni business. Wanyunguye ibyo wanyunguye, nkungura ibyo wungutse, igihe cyageze nsohoka muri bisi ndigendera. Nawe wandiriyo. Niba utaranariye n'akazi kawe warahombye, ariko nibyo warugamije. Reka ngo urugero, iki kiganiro tuba twakoranye ntuba wanyishyuye cyane rwose, ntabwo ari ubuntu. Amadolari n'igihomba ntikirebwe, ayo wampaye ntagaruke. Hari icyo uraba ucyungutsemo, njye nayafashe. Ariko se ejo nikirebwa kigakuba 6 cyangwa 8 ayo wampaye, nzaza nkubwira nti dore cyakubye 8 tugabane turinganize. Ushobora kujya mu kuganira mu kukongera. Nimba wabetinze umuzungu akarya, hari umuzungu nawe ushobora kurya. Right. Ariko nyuma kuko wabetinze umuzungu akarya, wivuga ngo umuzungu ngo wamukijije. Come on. Ni business, nibyo ngibyo biri muri business. Ni business. Nje ndashaka ko tugana kuri point ya discussion, kuko urumva tumeze nkaho turi kusobanura ibintu muri rusange bijyanye hanene n'icyabaye, ibyo Ngabo yavuze, uwo Dr. Tom Close ari, nuko abantu babyakiriye. Ariko wenda unakomeza n'urugero rugezeho, ufatanye tujye muri iyi discussion ivuga iti ni ryari tuzagira ikintu runaka umuntu atekereza kuvuga, ntavuge ngo iki kirangezayo. Hari ingingo runaka tangira kuvuga ati iyi ngingo yewe none reka nkwerurire kuri aho. Ubu twaganire nk'ubwa nifitiye ubwoba. None baze nimba n'abakora ibisata bya showbiz, umuntu agira akikandagira ati noneho naho ngiye gusega imanta, kanaka nzamuvuga, kanaka sinzamuvuga, kuri kanaka nzajya nikomera amashyi, ariko nakora ninabyemera ibintu bye sinzavuga. None se ibaze nibiba muri showbiz bikaba muri sport, Minisitiri w'ubuhinzi n'ubworozi uzamuvuga ko ifumbire itageze ku bahinzi? Utatinyutse showbiz nagwa n'udatinyuka umuhanzi ngo bavuga utumuziki w'iriya ndirimbo ni igishishwa. Kandi iyo umubwiye ko indirimbo ari igishishwa cyangwa se ari mbi, byanamwakuraje gukora kariti yirenze ubutaha. Nuvuga umuhanzi bikakugwa nabi, bikakugezayo. Football ukavuga umukinnyi bikakugezayo, ejo uzatinyuka minisitiri?
none se nibibaho ko abantu noneho bajya muri comfort zone, ibyo wakora byose nta wakunenga, iri sufi yo kumenya uko ukomera n'abagukomeza, bizagenda bite Fende? njye ndi kubona ibi bintu babihayipinze, babihaye urwego bitariho cyane. Ngabo ni umuntu uri mwendiri, ni umunyamakuru ariko ntabwo ari mu baterankunga babyumva batajyanda namwubahutse, ntabwo ari mu bantu bahombya bizinesi cyane. N'iki nta gishorashoramo n'ayo makonegisiyo y'akazi sinzi ko ayafite, sibyo? Ko atanze iyo opiniyo yigiriye ku Kivu yaruhutse, nkurikije ariya mabishusho ntabwo ari ay'i Kigali, nahise nyabona n'ay'i Karongi ahantu ariya mashusho. Nshobora ko kiriya kiganiro atari n'icyavuba, sinzi icyatumye Ndahiro aribwo agishyizeho, sibyo? Umuntu yibereye aho wenda yiruhukiye, yagiye mu Kivu araruhuka bikabije, azanamo ibibazo by'ikivu, atanze icyo gitekerezo kimeze gutyo, abantu bakamera gutyo, n'abatakibonye bakajya kugishaka kubera reaction, sibyo? Wamuprovinze wrong ugakora umuziki urenze, sibyo? Ako si bundi igikuba cyacitse n'iki? Niba Ngabo yabitangaje abandi nyuma bakaza bakamuhasoreza tuwo batangajeho, siyo showbiz ahubwo koko. Ngabo nimba ari inshuti yawe cyangwa muziranye, uze guca inyuma, uze gushakisha amakuru. uri gutuma nshyugumbwa ko buhabagana, uze guca inyuma ushakisha amakuru. Ariko ikiba gihari nyine n'izo reaction ubwazo zishobora gutuma undi mujene butavuga ati si ibi ngibi nabigira. Nakubwiye ngo niba nakoroherwa no kuza mu ruhame nkavuga ngo andi bumuntu ni umuhanga uri underrated, nkavuga nti Shani Breezy ni umuhanga uzi kuririmba uri underrated. Uyu mujene w'inzobe ari n'ujyo wanarize Bruston, Aime Bruston, avuga this guy ijwi afite ni shitani igenda ariko ari underrated. Ninza nkabwira nti Aline San ntabwo nzi uko ikibuga kimwakira, ariko ijwi afite ni mama yake na mama, ari underrated. Nkakomeza ubwo ni ingero z'abari kunza hafi, ntabwo mbibamo cyane, ariko ba bantu wanashyira umuntu w'umunyamuziki uzi umuziki akakubwira aba bantu ntabwo ari abantu basanzwe, ntabwo ari abantu basanzwe aba bantu. Kubera iki ibyo ngibyo mbyemerewe? Ibi mbivuze hari umuntu uri bonera amabuye? Ako Tom Close ni brand ikomeye nyine, nibyo navuze. Uri muri RBC, uziko ejo bundi hari RBC yayinenze utsimuza amanga gutanga amaraso. Nakubwiye mu byo Ngabo yanenze uburyo ayoboye ibyo gutanga amaraso, yarabinenze. Niko mbwiza ukuri, yarabinenze ibyo. Yanenze ibitekerezo bye kuri X, yanenze uburyo ari umuntu mwiza. Mu Rwanda abantu uzi bashobora kwadopta nk'umwana akamurera, uzi ngo ni bangahe mu Rwanda? Ako reka dufate nk'urugero rworoshye, si uri kuzana ibya siporo, Afande Mubaraka Muganga ko akiri nuko yabona byahinduranyije akava kuri APR akahita ajya umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda, yabigomezanya byombi. Ubu ngubu watinyuka ukicara hano ukavuga uti Afande Mubaraka Muganga wenda nkoresheje ijambo wishe umupira kubera ko APR ikora ibi n'ibi n'ibi, ukamutandukanyije no kuba umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda, ukamwibasira bene ako kageni kubera kubona hari bya APR yakoze nabi. Nawe ubwawe ukoresheje ijambo ngo kumwibasira, kandi kwibasira general ubwabyo ni ugupfa uhagaze, ubu uri kumwiyahuraho byonyine. Nibaza uhise nawe ubwawe wise ubyita kwibasira. Batakubeshya rero, umuntu mu Rwanda uzi ubwenge cyangwa Imana ikirinze, hari ibintu bine atashobora kunenga cyangwa gutanga ibitekerezo yiboneye. Muri ibyo bintu nakubwira nka bitatu. Ntabwo umuntu ufite umutima umugira inama akina n'ibintu bigiraho bihurira na RDF, yego, cyangwa se mvuga inzego z'umutekano. Ubwo ntawe ndi gusensaringa, ariko njye mfite self censorship kuri ibyo. Nakubwiye ngo ni nka bine, ariko ndakubwira bitatu. First Family sinshobora gukina nayo, niyo naba nanyweye amagweja, sibyo? Sinshobora gukina. Nkubwiye RDF, nkubwiye First Family, nkubwiye RPF. Ibintu sinshobora gukina cyane n'amateka igihugu cyanyuzemo. Uri kumva? Ntabwo nshobora gukina nabyo uko mbonye. Sinakubwiye ngo ni ibintu bine.
cyangwa ukaza ngo ugiye kujya kugoragoza kuri jenoside yakorewe abatutsi. Rero naho ngaho nshobora kwisensaringa, nakubwiye ngo hari ibintu kubitinya no kutabivuga uko ubyumva ngo utorera, sibyo? Ariko ku muziki abantu nyine ndagusubiramo bimwe n'ubushize nakubwiye abantu ntibabikunde, tukwiye kugira sosiyete igira tolerance, ibintu bimwe na bimwe tukabirenga. Umuntu ejo ntibamubanire, ubu nifite impungenge ngabo nta mugore agira, ni umusore ntaricungura, ntarabyara I think, ukabona nk'ejo bundi abantu baramubaniye yiburiye nk'akazi aha n'aha cyangwa opportunity zimwe na zimwe kubera igitekerezo yanitangiye ari kwinjoyinga, nta n'umutima muba afite. Iki ni ikintu cyatuma ubura akazi mu Rwanda, gutanga igitekerezo nk'iki turebye na reaction yatanzwe n'abayitanze, cyangwa abatanze izo reaction, cyangwa ni inkuru yo kuganirwaho, abatanze izo reaction ejo bakamuha. Ariko ibyo ngibyo ngaho nanjye sinzi avocat diable, ariko ndakubwira ngo nk'urugero wavuze nabi Dr Tom Close, sibyo? Biragoye ko wajya gusaba akazi muri RBC wenda mu ishami ry'amaraso ari uri bukaguhe bwa nyuma nakaguhe, ushobora kugendera ku kindi kintu runaka. Ive tuvugisha ukuri, nshobora kukuvuga nabi, sibyo? Simbe nakuguza 5 n'urugero, kubera ko hari izo n'ibintu bisaba njyewe n'umutima wanjye kuba nabigukoraho. Ushobora gufungura radio ugatwara umukada, ugatwara mucambuzi, njyewe ukansiga, ntago navuga ngo impamvu nsize nuko Yves nigeze kumuvuga nabi. Ibyo nabyo biba ari uburenganzira bw'umuntu. Niba ufite igitangazamakuru cyigenga ukavuga nabi umuhanzi we, tugira sosiyete ariko cyaba ari ikibazo ibamo gukururana, cyaba ari ikibazo kubera ko wenda natanze. Oye, n'urugero rumwe natanze, icyo nivugiraga navugaga ngo byaba bibabaje ejo agizweho ingaruka n'iki gitekerezo. Nanjye nakubajije ngo iki ni ikintu cyakugiraho ingaruka mu Rwanda? Ntabwo ntekereza ko byamugiraho ingaruka mu buryo bw'amategeko, ngo hagire umurega mu rukiko ngo ibi waravuze ngo kanaka ari overrated, ariko byazimugiraho bitanyuze mu rukiko. How hari opportunity ashobora kubura kubera channel like sinzi ngo Tom ku giti cye yabyakiriye ate, yabifashe ate. Tom namusuye kuri Instagram ye, yagiye ari postinga byaba solidarity yagiriwe David Bayingana, hari n'undi nabonye Tijara Kabendera wabivuzeho, n'abandi banyamakuru batandukanye bagiye babyandikaho nyine berekana ko yishimiye ibyo bamuvuzeho. Iyo niyo reaction abonye kuri Dr Tom. Njyewe nabo babikoze nabo ntawe ndi bunenge, nuko ahubwo nabonye byatumye nyine uburyo byazamuye cyane igitekerezo, ibyo ngabo yavuze byashoboraga no kugenda biri inaperci nkaho nta cyabaye. Mbona ahubwo biza no gutuma bamwe bajya kubyanariza bakavuga ngo ese ibi yavuze ni ukuri cyangwa si ukuri, kuko kuvuga ngo ni legend, yes he is, yego niwe ni umu legend ibyo, yego, ariko se ibyo undi yavuze byo abantu babijugunye gutyo cyane cyangwa babivuguruza ibindi. Njye mbona Tom nk'umuhanzi ukwiriye kubahwa, ndabyemera pe, ukwiriye kubahwa. Ntabwo tumuzi muri kesi z'ibiyobyabwenge, ntabwo tumuzi muri kesi z'ubusinzi, ntabwo tumuzi muri kesi z'ubwomanzi. Uyu munsi ari mu bahanzi dufite bize, ari mu bantu igihugu cyizera urebye ibyo agikorera, ari no mu bantu bakirwanira ishyaka, which is good. Ariko ndanamubona nk'umuntu ukwiriye kuba mu ba mbere badufasha kurema iyo sosiyete ya tolerance nyine itari y'ibifura. Kuko nakubwiye ngo tubare ko niyo message ya Ngabo itabaye nziza n'abatayishimiye na entourage itayishimiye, ariko ntabwo bikwiriye nyine ngo bibi intambara. Urabona nyine ndabona hari uburyo byaremerejwe cyane kurenza uko byakabaye biremera. Kuba igo babihayipinze pe, byabaye hyped, kandi mutabona wenda yaba byavuzwe wenda se nkandi byavuzwe hari ibintu nyine dukomeza cyane, wenda ari nka The Ben wabivuze, ari nka Melody wabivuze, cyangwa undi muntu munini cyane nk'ibyo kubitanga igitekerezo ngo umuziki, maze tujya dutinyuka ukafata n'undi muntu ukaza ukavuga ngo ntumwemera. Fata urugero Diamond ntabwo akaze muri Tanzania, si uridinza abahanzi, arakaze
nta bantu benshi uzi mu bantu bakubwira bati nubwo ari ukaze ariko hari Kiba murusha kuririmba. ariko ntekereza ko niko isi ikwiriye kuba imeze, iyo diversity. Diamond azajya kurwana ngo bavuze ngo ari Kiba aramurenze mu kuririmba. Reka nguhereza abandi mbona bitaza kubyara intambara. nawe uri kwirinda gutanga ingero mu Rwanda. Byaba izo natanze se ubundi uzi ngo wabishaka ugushungura ntakuramo inkumbi, nizi natanze washaka kuzimpora yazimpora nyine, ariko biba bisekeje, urabireba ukibaza ati se come on. None abantu b'abajene bo muri generation nto, wenda rero aba basaza dufite b'imyaka za 70 80 hamushobora kuvuga uti ibihe byabo nta bihe byiza u Rwanda rwagize mu myaka y'ubuto bwabo, baracyashaririwe n'amatunda yeze yaje batagifite amenyo bamwe cyangwa batakiryoherwa n'ibihari. Ariko abantu bakiri bato bo bamvuga ngo ahubwo ni umuco mwiza twakabaye duha abakuru, uko bworoherane, iyo flexibility, umuntu yakuvuza ibintu ntiwabikunze, yogize ikintu uko yabigira akamenyero uko nako ni menace, akagukorera ikiganiro kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane, kuwa gatanu. Nari nguhaye urugero rwa Alikiba na Diamond. Abantu bamwe kaze ariko Alikiba murusha kuririmba, sibyo? Fata urugero, hari umujene wifitiye creativity hano mu Rwanda witwa Kevin Kade, sibyo? Abanyimodoka yagiyemo afite creativity mu minsi nk'ingahe ishize, mu gihe gito hari creativity ebyiri ze mbonye. Ubushize bari Bugande na Deben, uburyo yabyinnye akagira ikiwe yumvaga ko ari gukwetinga. Nta bandi babonye baza kumwanariza bakavuga ngo yitwaye ikimansuze, ngo yamansuye, sibyo? Umuntu kureba n'ubwo bushobozi bwe bwo kureba nuko yabibonye. Ako se bitwaye kuba hari society imwe yazi kavuga bize bihinduka intambara. Ejo yizaniye imodoka yanditseho amazina ye, nabonye hari abatabyemeye. Niba nyine uri public figure, uri umuntu uri indorerwamo, nimba ndwaye amaso nifite bya myope binzozo uzi ngo ndabona nk'abazima, reka nkubwire ko ibyo ubona ari 9 mbona ari 6. Tugira umuco wo kubyakira ntibibe ikibazo, keretse nakubwiye ngo bingiye kuba kwibasira umuntu. Nkabyuka kuwa mbere ikiganiro umuziki wa Tom ni mubi, nkabyuka kuwa kabiri ikiganiro umuziki wa Tom ni mubi, kuwa gatatu umuziki wa Tom ni mubi, kuwa kane wakoze uburyo bwo kunyemeza binyuze mu muziki. Hari n'ibintu nkunda bikora showbiz. Nk'ubu nkajya kubona hari indirimbo za kubona z'abahanzi. Tom Close afite indirimbo imeze nkaho yasubizaga abahanzi, n'abandi bantu bagiye bamunenga bavuga ko imiziki atari myiza. Ntabwo myibuka ko nishatse nayibona. Ejo bundi sinzi imba bararebye indirimbo ya Platini yasohoye nawe ameze nkaho 2009 yerekana urugendo rwe rw'umuziki n'ingorane yanyuriyemo n'ibisubizo. Na mugenzi yaramukatiye, uzi nk'igisubizo ndatwa, uzi nk'ikintu cyiza kandi gikora showbiz. Ejo nka Tom akikorera indirimbo nziza ariko ukabona itangiwe nako kantu kangabo, kariya gaklipe kangabo avuga atari overrated, akaba aramuvutuye byiza binakoze showbiz birimo na business. Ariko kandi bagiye kubigira ibindi, wasanga Tom atananga ngabo anamwikundira, usanga ibindi byabaye babishyiremo politiki. Akareka ibintu ntibabishyiremo ibibazo, nuko showbiz bimeze. Abantu bajye baza bakubitagurane, bavunane bitari mu rwango. Football ntabwo n'umuhanzi uvukana n'undi akamukanda, muri football nako umukinnyi uvukana n'undi akamukandagira kubera ko ari akazi. Bakore bifu zitari mu rwango ruriyo, bimere nk'akazi. Ariko iki kintu ibyo Ngabo yavuze icyaha cyonyine inakikosa not icyaha ni selection y'amagambo. Nko kuba atakemera umuziki wa Tom simbona bikwiriye kuba icyaha. Kuba yavuga ngo ari overrated bishobora no kuba analize yakoze, wenda akavuga ati Tom bamubona ku gasongero kandi wenda we ataribona ku gasongero cyangwa ataranahagera. Hari ntibibi bibazo, hari ibintu byinshi. Nawe umuhaye rigima akavuga ngo aze gutanga rigima yisanzuye ntacyo bamutwara. Hari ingero nyinshi yakubwira ati none se kuri kuvuga izo collabo mpuzamahanga tubwire, hari ibintu bijyamo abantu tuzi ko bazi kuririmba bagiye bahagarira mu Rwanda. Twabonye Bruce Melody muri Coke Studio, twabonye Iva Buravan, Imana imwakira, uyu mwana yari afite impano. Sinzi nimba tuzongera no kubona umwana w'umuhanga nkawe vuba. Ibi yagiyemo la découverte bya RFI. Twabonye Aline Sano ibi yatsinzwemo na Airways, sibyo? Twabonye ibya Airways n'ibiki. Hari ibintu ushobora kuvuga ngo byagiyemo abantu wenda ukazitangiza rarigimo. Bashobora kuvuga ati twe twaje izo opportunities zidahari, sibyo? Ariko ibyo ukabyitwaza nka rigima zivuga ngo sawa. Imiziki ye hari indirimbo yagiye akora zifite abazikunda,
afite n'abatamwemera, ntabwo bikwiriye kuba nyine ibintu byadanje ngo ni iki. Ni umuntu wo kubahwa, ariko abo bantu kandi rimwe na rimwe abantu barwanira intambara z'abantu babangisha abantu. Hari undi muhanzi kwanza ibintu bya showbiz utazongera no kubimbazaho. Hari undi muhanzi nzi abantu bihaye kujya bari kuri kumena umutwe natavuga buri munsi. Hari undi muhanzi nzi abantu bihaye kurwanira intambara ariko bamwangisha abantu. None abo bantu nabatangiye kubatakaza. Kubera iki? There are some people banduye bashobora kukwanduza wowe atari kare kuvugira Bumega no muhanzi ari kuvuga. Nakishima ibi bintu Tom watarabyegereje umutima. Umuhanzi iri ndese ntabwo mwibuka neza. Rimwe na rimwe hari intambara zitari ngombwa. Naza kubaza ubukana. Simbe nka mushuti wawe yigeze kuvuga ngo utinyuha hatuma ikigoryi. Aho utinya ntabwo wigirayo. Watuma ikigoryi ngo niko bavuga. Bariko ibyo bintu umuziki uryohe, wenda keretse nimba bababajwe nuko yabaye criticized n'umuntu batari kuri level wenda nimba ari ibyo. Ariko ibyo ku muntu yatanga igitekerezo. Reka ngo urugero Jimmy Gatete hari ibyo atakoreye Amavubi. Ubu ninza nkakubwira nti nemera Olivier Karekezi kurusha Gatete, bimbera icyaha abantu banyirukeho. Ubivuge wemera Karekezi, wemera Jimmy Gatete nawe azabivuge muhanganisha ibitekerezo. Bigutwaye iki? Ntacyo bitwaye. Proving uburyo uwo muntu navuze ko ari overrated akaze. Sibyo? Yego. Nzanira umbwira uti afite indirimbo yagiye muri Grammy Awards. Yego. Cyangwa se ubwe yabaye nomine ahangaha. Niba nyine zana confronter les faits par les faits. Zana ibindi bintu cyangwa unsuzugure. Buriya nge nagasuzuguro ndagakunda. Buriya si ngombwa ko uri muntu agusubiza. Umuntu burya asha akuvuzeho ukamusuzugura ugaceceka, nabyo burya ubumukoza akantu. Niba ugiye kumusubiza atagututse wimutuka, muzanire fact. Ngiye ibi byo gutukana kuvuga wacicucuwe dore uko rusa dore iki bifata nk'ibintu by'abanyantege nke n'abaswa. Ibi ngibi navuga ngo nimba ngaba azanakora ikiganiro cyo kukosora azakosora imvugo gusa, ariko kiriya gitekerezo ndabizi ko niko kwemera kwe nyine. Ngaba ariko yatangira kiriya kiganiro yisobanuye nk'umuntu ukunda hip hop. Yakunda Bulldog cyane birazwi ibiganiro hip hop. Ashobora kuba abakunzi ba hip hop benshi ntabwo barababarira Tom Close kubera ko Guma ya mbere yatwaye bari bayihaye Jay Polly na Fireman yarabiririmbye avuga ati byakorewe hip hop bitirirwa Jay, nyine amabuye yatewe ati mwibuke ku mahoro haterwa amabuye, byakorewe hip hop byitirirwa Jay ngo yibonamo icyamamara atangira kwita abantu amadebe. Nyine avuga ko abakunzi ba hip hop nyine bababaye uriya wari umunsi wabo, bari bagize Imana Meddy na The Ben bagiye bavuga bati uyu nitwe turi ku ntebe. Nta n'ikibazo ngiye mbifitemo, ushobora kuba ari beef afitanye ngiye nta nubwo mbifite ikibazo kuba Tom Close yaratwereye Guma. Wako Guma yagiraga criterias nyinshi bashobora gushingiro kandi akazuzuza. Hari buzema amajwi y'abatoye, ntabwo nibuka ngo abantu barushanwaga gute n'ibiki, wowe ukaba wajya kubara popularité gusa kandi wenda abafana bawe n'abakene ntibari butore cyane. Byo nta kibazo mbifiteho. Icyo ngiye mfiteho ikibazo ni ukuba umuntu yanenga kuvuga ngo ntabwo nkomvenka musically, bikaba ikibazo. Kandi none dufite amahirwe Tom urwego agezeho ntabwo agifite inzara, afite ubushobozi bwo kuba yakora niyo ndirimbo n'umuproducer mwiza, audio na video byiza. Kuki uwo muntu utamutsindisha icyo kintu? Ejo ukamuvutura indirimbo iri buze gaca Trace utayingingiye MTV gacaho igakora gashya kurenza izo ntambara zindi zo kuruha cyane rwose. Nyaka ko wa mugani showbiz bakwiriye gusubiriza muri studio. Showbiz nibitwara uko twe twitwara muri bitwe tuganira geopolitique, bakagira ukwigengesera kwinshi mu byo bajya kuvuga, gutekereza gatatu cyangwa kane, gukaragura ururimi karindwi. Shano kuri kw'Imana showbiz zabiri gupfapana nibikubitire pokopoko. Urumva nibwo ibintu bitabyiryohera. Noneho bagire za nyirantarengwa nyine ntibinjire mu mavi prive y'abantu, bajye mu miryango y'abantu, ntibizemo inzangano n'ibindi bintu nabonye byatangiye kuzamo nko kuba umuntu yaza. None se ubwo niba yabivuze Ngabo Adamu ntiyabivuze by'igihe kirekire cyane rwose, afite ikiganiro ariko wibuke ko bagiye bamusubiza mu ndirimbo nka Jay Polly baramuvuze aramusubiza rwose mu ndirimbo Iwacu ni Amahoro. Akora indirimbo muri mu njyana gakondo,
aramusubiza ati babiri niyihe ati babiri ikomeye wita iki tukanze guhangara nyine abijyana muri studio aramubwira kumva ko abikoze isho byaje ni mpamvu wakoze cyane ko tuganiriza neza uyu munsi hari ibintu tugana no ku mwanzuro nubwo ubaye nk'ugukomozaho hari ibintu nyine bikwiriye kutakirwamo ibintu biremereye abantu bakumva ko ingingo zose zitari ziri sensitive ari rimwe hari ibintu abantu bamwe badakwiriye no gusubizaho bakabyihorera bikagenda so bizi yaryo hite nta drama zirimo rimwe na rimwe nahise ubu koko keretse ubwo niyo aspect cyangwa azategure nk'igitaramo gisezera ubuhanzi kubera iyo respect afite kubera ibindi bintu arimo ndakubwiza ukuri iyaba Tom Close atarajya muri izi nshingano zindi afite akaba akazi ke gahari kazwi ari umuziki gusa nta nubwo byari kuba ibintu binini ngo abantu babe bumva kuba amuvuga hari ukumwubahuka noneho mu gihe uwo muziki akiwukora atarawusezera basi nasigira karuma aba bantu ko kuba nyine bamufata nk'umuhanzi ku ruhande rumwe n'undi azakomeza aruta abahanzi bose azilongaza akiri mu byo arimo kuko sinshidikanya ko mu gukomera mu Rwanda uyu munsi niyo muhanzi ukomeye pe ndabyemera umuhanzi wa mbere ukomeye mu Rwanda ni Tom Close Bamporiki we yavuye mu nzira ariko ntabwo ari muhanzi ugiye kubara mu by'impano kuvuga ngo umuntu ni umuhanga cyane ntabwo yaba uwa mbere rwose ntabwo yaba uwa mbere Yves reka ngushimire wakoze cyane ni ukuri tuganiriye n'igihe kirekire ariko urakoze cyane ni ukuri ari ingingo yo kuganirwaho kandi twizere ko byibuze hari abari buyumve bakumva n'igitandukanye n'icyo batekerezaga cyangwa buri wese yemerewe kuza kuyumva uko ashaka kandi akumva ko ari ibitekerezo byanyu nawe akaba yatanga igitekerezo ko byumva rwose thank you